intambwe ntuyu munsi iruta inzozi nini zidasohora. Shapitire yawe y'igitabo cya mbere ntukagereranye na shapitire ya 20 y'igitabo cya 30 cy'undi muntu. Uri mu ntangiro. Nukomeza kubikora utyo ntuzigera utangira. Abakire ntibavutse bakize. Abacuruzi ntibavutse bafite amaduka. Abafite imodoka nziza ntibazivukanye bose. Bose icyo bahuriyeho bagize intangiro barakura. Nawe ushobora gutangira. Intambwe n'uyu munsi iruta inzozi nini zidasohora. Reka kurebera intangiriro yawe ku musozo w'abandi. Tangira kwandika amateka yawe. Hari abantu benshi bafite ibitekerezo byiza bya business, ariko ntibashyire mu bikorwa kubera ikosa rimwe rikomeye: kugereranya intangiriro yabo n'iherezo ry'abandi. Bati sinatangira business kuko nta makamyo 5 mfite, nta nzu yo gukoreramo nk'iya runaka, nta gishoro nabona nk'icya runaka. Reka mbanze nkubaze gato, urashaka kuvuka ufite imyaka 40? Ndasubiramo, urashaka kuvuka ufite imyaka 40? Hari umuntu ufite igitekerezo cyiza cyo gucuruza inyanya, yagera ku isoko akabona umuntu ufite amakamyo 2 yuzuye inyanya, agahita agira ati ibi sinabishobora birandenze, agataha akabivamo. Ariko ntiyigeze yibaza ko ufite ikamyo 2, yatangiriye ku gatebo kamwe gusa. Iyi niyo ndwara iruta izindi yica business, yica inzozi z'abantu benshi. Abantu twese tubona abantu bambaye neza, batuye mu mazu meza, barya neza, bifotoreje ku mazi n'ahandi heza haryoshye, ariko ntibatwereka amafoto yabo ubwo baryaga indagara zonyine amezi 6 batabasha kwigurira ikiro cy'inyama. Ntibatwereka amafoto yabo y'igihe bambaraga ishati imwe gusa batabasha guhindura. Ntibakubwira igihe baburaga tike ya moto. Kubona amafoto y'aheza biroroshye, biratworohera, ariko amafoto y'intangiriro yabo n'urugendo rwabo rwa business ni ibanga rikomeye. None wowe urashaka gutangira ku mpera cyangwa ku musozo w'abatanze ibitambo bikomeye? Ntukagereranye ubuzima bwawe, ntukagereranye shapitire yawe ya mbere na shapitire ya 20 y'undi muntu, kuko ntimuhuje urugendo. Nukomeza kubikora utyo ntuzigera utangira business. Abakire ntibavutse bakize. Abacuruzi bakomeye ntibavutse bafite amaduka. Abafite imodoka nziza ntibazivukanye, bose bagize intangiro barakura. Nawe ushobora gutangira. Intambwe n'uyu munsi iruta inzozi nini zidasohora. Reka kurebera intangiriro yawe ku musozo w'abandi. Tangira kwandika amateka yawe. Ibyo tugiye kubagezaho si igitekerezo cyanjye gusa. Twifashishije ibyo twabasomeye mu gitabo cyitwa Atomic Habits cyanditswe na James Clear, aho kigira kiti iterambere rito rikozwe buri munsi riruta gutangira uri ku rwego rwo hejuru. Twifashishije kandi ibyo twabasomeye mu gitabo cyanditswe na Kiyosaki, Rich Daddy Poor Daddy, aho gisobanura impamvu abantu benshi batinya gutangira business n'akamaro ko gutangira n'ibyo ufite. Twifashishije kandi the compound effect, ahagaragaza ko intambwe nto zubaka intsinzi nini mu gihe kirekire. Intambwe nto zubaka intsinzi nini mu gihe kirekire. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo, reka tukwisabire gatoya. Iyi ni channel ifite video nyinshi zose zigisha business n'ibiganiro bityaza ubwenge. Ntuzicuza na rimwe gukora subscribe kuri Shishoza TV1.
niba ufite inshuti ukunda cyane ni iby'agaciro kuyiha impano ukayohereza videwo imwe muzashishoza TV1. Reka dutangire. Reka duhere ku ndwara ya mbere, indwara ikomeye cyane yo guhora wigereranya n'abandi. Uyu munsi tugiye kuvuga impamvu abantu benshi bapfana inzozi zabo kubera kwigereranya n'abandi. Abantu benshi ntibatinya bizinesi, batinya uko bazagaragara imbere y'abandi. Hari ushaka gufungura salo ariko akabanza kureba salo ya miliyoni 200 akagira ati njye sinayigeraho, yataha agahita bireka. Ariko si iyo salo yatangiriye he? Yavutse ifite climatiseur cyangwa nyirayo yasohokanye igishoro mu nda ya nyina? Igisubizo ni oya. Yavutse nk'abandi bose kandi yatangiye nabi nk'abandi bose. Reka turebere hamwe ingingo ya kabiri. Ni ikihe kintu cya mbere ugomba kumenya kwigereranya nacyo? Ntukigereranye n'abandi, igereranye nawe ubwawe. Reba uko wari umeze mu mwaka ushize. Ese amafaranga yawe yariyongereye? Ese ubumenyi bwawe bwo gukoresha amafaranga muri business bwariyongereye? Wowe ubwawe uri urugero rwiza. Niba amafaranga yawe yariyongereye, niba ubumenyi bwawe muri business bwariyongereye, uri mu nzira nziza, gumamo. Niba igisubizo ari yego, uri gutsinda, guma aho uri. Komeza utere imbere buke buke uzagerayo. Reka turebere hamwe impamvu ya gatatu, impamvu nyayo abantu batinya. Hari impamvu nyinshi. Abantu benshi batinya kunanirwa, batinya gusekwa, batinya kubura igishoro. Ikindi, batinya ibitekerezo by'abandi. Hari umuntu ushaka kugurisha imyenda, ushaka gucuruza imyenda. Nyina ati abantu bazaguseka. Hari umugore ushaka gutangira business, umugabo we ati abantu bazaduseka. Winsuzuguza, tegereza nzabona igishoro gihagije. Abaturanyi bati yabuze akazi. Inshuti ziti iyi business ntikora. Hashira imyaka 5 wa muntu watangiraga kumuca intege akaba ari utangira kumusaba akazi. Bati umwana wacu arangije kwiga, reba aho wamudushyirira yikinge niyo wamuhemba make. Ibi niko ubuzima bumera. Yemwe n'ufite nako kazi ntuzakamwime nubwo bagucaga intege. Iyi ni isi. Reka turebere hamwe indi ngingo ikomeye. Buri muntu afite isaha ye. Hari abantu batangiye business bafite imyaka 20, abandi bayitangiye bafite imyaka 45. Hari abarangiza kaminuza bafite akazi, hari abaramara imyaka 10 batarabona akazi. Ibyo byose ni ibisanzwe. Ubuzima si isiganwa rya metero 100, ni marato, ni gake gake. Genda ku ntambwe yawe, genda ku ntambwe ushoboye. Reka turebere hamwe urugero rushikeje. Tekereza ku bantu babiri, umwe afite amagare 100 akodesha, undi afite igare rimwe rye. Nyiri igare rimwe aragira ati sinatangira business, igishoro kiracyari gito. None se wa wundi w'amagare 100 yatangiriye he? Yatangiriye ku magare 100? Igisubizo ni oya. Yatangiriye ku igare rimwe. None we ufite igare rimwe ntutangira, utegereje kugira amagare 100. Indi ngingo ikomeye ni ukugereranya ugendeye kuri social media. Amafoto ya social media arabeshya. Hari abantu bageranya ubuzima bufatika n'amafoto ya social media. Kuri TikTok, Instagram, ibi byose byishe inzozi za benshi. Ubona umuntu ari muri Dubai, undi ari muri Amerika ku mucanga, undi yifotoreje muri restaurant ihenze cyane, nawe ukagira uti kanaka yaransize njye nyiri gucuruza amandazi. Ariko ntiwigeze umenya igihe yari yindagara amezi 6,
ntiwabonye igihe yambaraga umwenda umwe amesa nijoro atabasha guhindura undi, wowe ugatangira gucika intege. Ntubona igihe atabashaga kubona tike imugeza Nyabugogo, ntubona igihe atabashaga kwiyishyurira inzu yo kubamo, nawe uti ibintu byaratunganye njye narasigaye. Social media ikwereka iherezo, ntikwereka urugendo, ntikwereka ibizazane byose umuntu yahuye nabyo. Tangira urugendo rwawe uzagerayo nta kabuza. Wikwifuza kugendera mu nzira y'abandi kuko intambwe y'undi iravuna. Umva ingingo ikomeye ugomba kuzirikana. Nta business n'imwe itangira ku musozo, itangirira ku ntangiro. Nta mwana uvuka yiruka, abanza gukururuka, agakambakamba, agahagarara, yemwe akagwa, akongera guhaguruka akagerageza. Na business nuko imeze. Niba ushaka gutangira hejuru ntuzatangira. Hari ibitekerezo byinshi bya business ba nyirabyo bapfanye, wowe ufite amahirwe kuba ugihumeka, watangira kandi ntiwagera kure. Tinyuka. Ingingo ikurikiyeho, ese abakire babyitwaramo bate? Reka turebe icyo abakire bakora. Abakire benshi batangirira kuri bito, bagacuruza, bakazigama, bakongera, yemwe bakongera. Ntabwo bategereza miliyoni 50 ngo batangire business, batangira na bike bafite. Tugana ku musozo, reka turebe inama 10 zagufasha gutangira business uyu munsi. Udategereje byinshi, tangira n'icyo ufite. Ntutegereje ko ibintu byose biba byuzuye, nta na rimwe ibintu byose bizuzura. Tangira uyu munsi. Reka turebere hamwe icya kabiri. Reka kwigereranya n'abandi, igereranye n'ejo hawe hashize. Menya niba utera imbere, menya niba amafaranga yawe yiyongera, niba abakiriya bawe biyongera. Icy'ingenzi ni uko uri mu nzira nziza kandi ukaba utera imbere, uzagerayo nta kabuza. Rinda ubuzima bwawe kuko igishoro gikomeye ni ubuzima. Reka turebere hamwe icya gatatu. Emera gukora amakosa. Amakosa ni ishuri rya business. Guhomba si ikibazo, bibaho. Amasomo ukuyemo ni ishuri rikomeye. Turebere hamwe icya kane. Tangira uyu munsi. Ejo ikunda kutagera. Ejo ihora yitwa ejo. Hari abantu benshi bahora bavuga ko bazatangira umwaka utaha. Umwaka utaha ku bunane bwagera bakongera bagafata intego ko bazatangira umwaka utaha, bigahora bityo imyaka 10 igashira, 20 igashira. Tangira uyu munsi. Icya gatanu, zigama inyungu. Ntugakoresha amafaranga yose winjije. Icya gatandatu, iga buri munsi kuri Shusho za TV1, Dash TV n'abandi ubona bakungura ubumenyi. Soma ibitabo, reba amasomo, wumva bakora neza ubigireho. Icya karindwi, shaka mento. Ushobora gushaka mento wizeye akagufasha mu rugendo. Hari ibyo yize mu myaka 10 kandi wowe wabyiga mu minota mike cyane, akwemereye kukugira inama. Umujyanama muri business nawe aremewe, uwo bita pare cyangwa marraine. Icya munani, irinda amadeni atari ngombwa. Ntukagure kubera promotion, ujye ugura kubera ikintu gikeneye kandi wabishyize muri gahunda yo gukoresha amafaranga yawe. Abacuruzi benshi bazi kukina n'amarangamutima yawe, bakakubwira ko bakoze promotion, nyamara bari mu nyungu, ntibari gucuruza bahomba. Ariko wowe ugakoreshwa n'amarangamutima kuko wumvishe ko hari promotion. Banza wubake business mbere yo kwiyongerera umutwaro. Ingingo ya 9 ikaba inakomeye cyane.
kwihangana no gutegereza. Bizinesi nziza ikura buhoro nk'igiti cy'imbuto. Ihangana upfa kuba uri mu rugendo uzagerayo. Inama ya 10, ishimira intambwe ntugezeho. Buri mukiriya wawe mushya winjiye ni intsinzi ikomeye cyane, mwishimire kandi umwakire neza. Tugana ku musozo n'umwanzuro, niba ukomeje kugeranya shapitire yawe ya mbere na shapitire y'abandi ya nyuma, ntuzigera utangira. Abakire ntibavutse bakize. Abacuruzi bakomeye ntibavukanye amaduka. Abafite imodoka nziza ntibazivukanye, bose baratangiye. Hari ibyo banyuzemo. Nawe ushobora gutangira uyu munsi. Intambwe n'uyu munsi uteye iruta inzozi nini zidasohora. Reka kugeranya ubuzima bwawe n'amafoto yo kuri social media. Igereranye n'ejo hashize hawe, urebe ko utera imbere. Wandike amateka yawe aho kuba amateka y'abandi. Ejo hashobora kuba ari wowe abantu bazajya bavuga bati uriya muntu arakize, ariko bazaba batabonye uko byakugendekeye, uko watangiye, uko wahereye ku ntambwe nto. Niba iyi video yakunguye ibitekerezo, kanda like, kora share, isangiza abandi, kanda subscribe kuri Shishoza TV1 kugira ngo ukomeze kwakira amasomo akarishye kandi agufasha kubaho wubaka ubuzima n'ubukungu bwawe. Wibuke ibikurikira: ntugereranye intangiro yawe n'iherezo ry'undi wese. Tangira aho uri, ukoresha icyo ufite kandi ukora icyo ushoboye. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Shishoza TV1, naho ubutaha mukomeze kudushyigikira.